Muraho neza nshuti za Kristo ariho TV. Tuje kubasobanurira kuri telefone mwarotaga ntimumenye icyo isobanuye, yaba telefone ya gatushe mwarotaga ntimumenye icyo isobanuye, cyangwa se ukarota ufite mashine ntumenye icyo bisobanuye, cyangwa se ukarota ufite kamera bikakuyobera rwose pe. Tuje kugusobanurira kandi tukwibutsa ko wowe winjirana like, ugakora share, comment, niba uri mushya by'umwihariko ugakora subscribe niba ntacyo bigutwaye. Imana ikumpere umugisha. Kandi mbifurije amahoro y'Imana mwebwe mwese muri hano, abarwaye mwihangane, Imana irakora kandi irakiza. Mwihangane, Imana ishobora byose. Namwe munezerewe mumenye ko Imana yabahaye, kandi mujye mwibukana bagenzi banyu, mumenye ko nabo bakeneye kugirirwa neza n'imbabazi z'Imana, nabo bakeneye kunezerwa. Namwe mubibuke mu gihe nabo bataragera mu bwami bwabo ngo bazabibuke namwe. Imana ibahe umugisha rero. Reka duhere kuri telefone ya taci tutabatindiye. Reka duhere kuri telefone ya taci. Iyi telefone ushobora kuyirota uyifite ari iyawe, cyangwa ukayirotera mugenzi wawe, cyangwa ukayirotera inshuti yawe yindi, cyangwa wayirota ari papa wawe uyifite se, cyangwa ari mama wawe se, cyangwa umuvandimwe. Nibyo byari binzanye hano ngo ngusobanurire. Kandi nkakwibutsa ko mu gihe udasobanukiwe utwandikira unyuze hasi muri komenti. Waba ushaka no kutuvugisha kuri WhatsApp yacu turayitanga, ni akamenyetso ko guteranya 250 72 83 14 5 9 5. Kandi nkwibutsa ko ibi bintu byizewe, si ibyo gukiniramo. Niba wumva uri kwiruka ubyihorere ntubyumve. kandi nkwibutsa ko gutukana atari wo muti w'ibibazo, kujya inama ni wo muti w'ibibazo. Imana ibahe umugisha kandi ibagirire neza. Rero n'iyi gatushe nayo turi buyivugeho, tubabwire uko bimeze. Hari igihe nayo uyirota uyifite, ukayirota ishaje se, cyangwa ukayirota yazimye se, cyangwa ukayirota. Mbese ingeri zose turagerageza gucamo muri makeya. Cyangwa ushobora nayo kuyirotera umuntu ayifite, cyangwa ukabona arimo arayiguha. Ibyo byose tubijeho. N'iyi mashine rero ushobora kubona ufite mashine ukabona irimo iraka muri taburo, ukabona harimo nka filime se, ushobora kubona, cyangwa se ijimije ariko uyifite ushobora kubona. Mbese byose tubijeho ngo tugusobanurire uko bimeze. N'iyi kamera nayo tuyijeho ngo iyi kamera ushobora kubona uyifite, yaba iri kuri terepiye, abazi terepiye se, cyangwa standi, byose nta kibazo. Ushobora kubona uyifite urimo ukamera, ushobora kubona uyifite wakamera ukabona harimo ibihu. Ibyo byose tuje kubigusobanurira. Wicare hasi ubanze utuze, ahasigaye wumve icyo Imana ikubwira. Noneho ikindi nakwibutsa wowe uri kunyumva, igihugu uherereyemo icyo ari cyo cyose, by'umwihariko dusobanura inzozi z'ibanze, iby'Imana ikweretse wowe nyirabyo, hari icyo ibishaka kukubwira. Rero yo utabisobanukiwe nibwo uca muri komenti cyangwa ugaca kuri WhatsApp, warangiza ukatwandikira tukavugana nawe. Kandi kumva video ukayirangiza biba byiza, kuko iyo uyicikirije ntago uba wumvishe iby'ingenzi nyamukuru. Rero ibyo utasobanukirwaga turaje tubigereho, ni nabyo bituzanye hano. Biratuzanye rwose, kandi mwumve ko muri bugubwe neza. Reka tutabatindiye tujye kuri iyi telefone nini ya taci. Ushobora kuyibona ari iyi telefone, iyi ntoya, taci ntoya, ukabona se uyifite yakaka, ukabona ntiri kwaka neza nk'uko ubishaka, cyangwa ukabona uri kuyihamagaza ukumva birimo biracikira. Rero
umva icyo bisobanuye. Ibi bintu nubona urimo uyihamagaza ukumva ijwi riraza, icyo gihe Imana izaba iri kukubwira ati wahawe impano y'ijwi. Nsubiremo, uzaba wahawe impano y'ijwi iturutse mu bwami bw'ijuru. Noneho mu gihe uzaba uri kuyihamagaza ukumva birimo biracikira, icyo gihe uzaba ufite Imana izakubwira ko yayiguhaye, unayifite impano y'ijwi, unayifite yayiguhaye, ariko nta masengesho muri wowe ufite intege nke zidasanzwe. Noneho mu gihe uzabona uri kuyirebamo ukabona irimo ibihu, uzamenye ngo hari ibintu biri kukwangiriza rezo Imana yaguhaye, rezo y'umwuka wera, konegisiyo y'umwuka wera. Uzamenye ko yaba mu byo muri kugendana, uzagenzure mu bo muri kugendana, mu nshuti zawe, harimo ibizaba biri kukwicira ibyo Imana yaguhaye. Noneho icy'ingenzi kihagarariye iyi telefone aba ari rezo y'umwuka wera Imana yaguhaye kandi ikomeye. Hano Imana ibikwishimira kuko aba ari telefone nini, ni telefone nini, ni taci. Noneho reka twihute tudatinze tujye kuri iyi telefone ya gatushe. Iyi gatushe rero nayo ubona, ushobora kubona nayo uyifite cyangwa ukabona uri kuyihabwa, kimwe n'iyo telefone nyine tuvuyeho yo hejuru. Nubona uri kuyihabwa uzaba uhawe, muri iyo minsi uzasenge cyane, uzaba uhawe rezo y'imbaraga y'umwuka wera. Iyi gatushe nubona uyihawe cyangwa ukabona wari uyifite ukabona irashaje, nubona ishaje uzamenye ko impano yaguhaye ntacyo wayikoresheje. Impano yaguhaye y'ijwi ntacyo wayikoresheje, nta n'icyo yakumariye. Niko gusaza, wabitereye iyo ngiyo, urabyihorera, urabireka. Aho ngaho Imana ibiri kukugaya ikubwira ati narakugabiye ngo ndebe ko nakwizera, urangije ntiwanyumva, none dore itaranto naguhaye wayitesheje agaciro, none dore yarashaje. Noneho hari ukuba uyibona ari ntoya ikiri nzima. Icyo gihe Imana ibikubwira ati naguhaye rezo y'umwuka wera, senga cyane ubashe kuyikoresha. Nuyikoresha neza nzakwagura, aribwo nzakugeza ku rwego rw'iyi taci. Iyo nubona nyine aribwo uzabona ufite iyi taci iri hejuru twabanjirijeho. Nuko reka tujye kuri mashine. Nubona ufite mashine uzaba ufite, Imana izabikubwira ngo ufite impano ikomeye, impano idasanzwe iturutse mu bwami bw'ijuru. Wabona uyirambuye, uko waba uyifite kose, Imana iba yaraguhaye imbaraga zidasanzwe ziturutse mu bwami bw'ijuru. Yaba iyerekwa riba ririho, impano z'umwuka wera ziba zirimo, mbese impano z'uburyo bwose ziba zirimo. Imana ibikubwira ko ikwemera mu buryo budasanzwe. Noneho ikindi cy'umwihariko cy'iyi mashini, ikongera igasobanura ijisho ry'Imana. Icyo gihe nubona uyifite uzamenye ko Imana iri mu ruhande rwawe mu buryo budasanzwe. Noneho hari ukuyigira ukabona uri kurebamo, ukabona nturi kubona ibirimo. Icyo gihe Imana ibiri kukubwira ati dore urarangaye, kandi wari ufite itaranto ugomba gukoresha, yisengere ibashe gukora. Dore Satani ari kukuriganya kugira arebe uburyo ki yagukuraho ibyo naguhaye. Nubona rero nta kibazo ifite, uzabyuka userebure, wishime, uvuge uti Imana shimwa, wangiriye neza, kandi ubikoreshe neza, bizakugirira umumaro. Twamanutse rero tugiye kuri kamera. Iyi kamera nayo nubona uyifite uri gukamera, ushobora gukamera ukabona ibiri kure. Icyo gihe Imana izaba ikubwiye ati ijisho ryayo rikuriho. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, impano z'umwuka wera zikuriho, kandi ikongera ikakubwira ko yaguhaye n'amaso y'iyerekwa.
ikaguha nyine iyerekwa rigari cyane, aribwo ubona uri gukamera ukareba kure cyane, ukabona uri kureba ibintu byinshi bitandukanye. Noneho hari no kureba ukabona ibyo uri gukamera ntibiri kugaragara, ibikubwira ngo naguhaye impano, wowe komeza usenge mbashe kugukuza mu buryo bw'umwuka. Noneho icyo gihe iyo ubaye maso ukabisengera, Imana irakwagura mu buryo butangaje, ku buryo nawe wibaza ukuntu bimeze. Rero nubibona gutyo ukabona ufite iyo kamera, nawe uzamenye ko ijisho ry'Imana rikuriho kandi n'impano zayo zikuriho mu buryo butandukanye. Hari byinshi igenda ikubwira, niyo mpamvu nakubwiraga ngo tubanza kugusobanurira bimwe by'ibanze, ibindi bitewe na mesaje Imana ishaka kuguha, yagusura mu nzozi, yagusura mu iyerekwa, ahantu hose nihishurirwa hose, tubasha kugufasha kubw'imbaraga z'Imana ikorera muri twebwe. Imana iguha umugisha. Wowe rero uri kutwumva, ntiwibagirwe gukanda subscribe, ukoreshe ya komenti ku bantu mwese mutwumva, kuko byose ni iby'agaciro. Imana ibampere imbaraga n'amavuta. Kandi subscribe niba uri mushyashya ni ingenzi. Imana ikumpera umugisha. Imana ikomeze ibahezagire. Turacyari kumwe kuri iyi channel bita Kristo Ariho TV, kandi tunabashimira ku bw'aho tugeze. Imana ibaho umugisha. Murakoze.